mufate ino radio mugende muyubake mu muryango neza imageragere ariyo uwitwa Jihad n'uwitwa Bosco Empire ndetse na Kasuku bazajya bakoreramo. Abanyamakuru bakorana mu kiganiro kimwe cyangwa se kuri radio imwe batumvikana. Iyi ni breaking nanjye ubwanjye King iranzanye. Akazi koko kari kagiye gutangwa ku muntu witwa Bosco Empire ndetse n'umuntu witwa Kasuku na radio ndaje nyebabwire. Wetse ko nabongira abaturage nyine bavuga yuko ngo iyo radio bakwiye kuyubaka mu marembo ya Mageragere. Ariko sinzi impamvu manu se ubundi barabona umuntu adashobora kuza kumenya icyo kuvuga n'icyo kutavuga. Ubu barareba bagasanga kuyi mihanda ngiyewe n'Agasuko ariko tubantu dufite discipline idahagije ku buryo bavuga ngo radio ngo bakombye kuyubaka ngo mu marembo ya Mageragere. Arongera ati uwitwa Jihad nawe n'umushu kandi ntago yumvikana n'abantu benshi cyane cyane b'abanyamakuru bitewe n'ukuntu ngo yiyumva. Arongera avuga ngo uwitwa Kasuku nawe ni rutwitsi ujye ukunda gushyiramo n'utuntu twaswa ngiraga ibyo yekane mujya mubimwumvana. Imagine nka radio yabikoramo nk'uwitwa Kamarade Faxman ahana ijambo n'uwitwa Pastor Claude cyangwa se Claude G cyangwa se uhita ufata uwitwa Skaitu umutereka witwa Umukada muri radio imwe mu kiganiro cy'imyidagaduro umubwira ibyo bintu byagenda gute. Yari TNT radio station ari gukora nk'igihe wenda ngo nkungera agomba kujya nkora ngo gatatu mu cyumweru nkajya nkora ikiganiro cy'isaha cyangwa se amasaha abiri bitewe nyine n'ibigomba kuza kwa bihari ariko n'ubundi kabari radio n'ubundi gukora nka za zindi ngo zise radio yagomba kuba ifite n'ubundi na channel yayo nyine ku buryo ibyo muvuga bigomba kuza ko biri recorded banyuze bakabyeditinga bakanabya uploadinga kuri YouTube channel tu ariko numva ko mbega umuriro mbega ubwoba bwawe ugiye kubaho mbega imirwano muri studio bana isi nijoro. Fata ino radio izahuriramo Kasuku na Bosco Empire ndetse na Jihad ugende yubake mu marembo y'Imageragere cyangwa se mu marembo ya gereza y'Imageragere kugira ngo mubyumve neza cyangwa se Madrid mbona ari wo bakorera neza ibintu byo bigatungana. Yes, nonje kugusuza ngo nikaze kuri kandi subscribe kuri YouTube channel Ella Nation TV ntakengira Rwanda nigitobana mu biganiro bitandukanye binyura kuri no muyoboro wa YouTube channel Ella Nation TV mwabana mukino wisaba ni kimwe kandi subscribe like share na comment kugira ngo tujye tubana bya buri munsi mwabana umwe. Ejo bundi twumvishe umuntu witwa Umukada nabwo yuko nyita andasa ku ntego tukikomereza twabonye umuntu witwa Umukada a breaking nkuru ivuga yuko hari radio igiye kuza yari igiye guhakazi uwitwa Bosco Empire agakora mu kiganiro kimwe n'uwitwa Kasuku wa Mipangu mwabana umwe. Ano makuru abantu bakiyabona bari bajije bati se ubundi Umukada uba makora azanye niyo ko tumenyereye abantu mu mihanda yuko baza bagafrapping abantu cyangwa se bakabeshya abantu bagakora inkuru zidafite aho zihuriye na mba kugira ngo bibane reviews. Umva Umukada uko yabivuze ngo ni mutabare muze mumfashe inkuru nkeneye comment zanya hangaha. Radio imaze guhereza akazi Bosco Empire na Kasuku witwa Jesquiza wa Mipangu ni ikosa cyangwa si ikosa? Urabyumva neza uko Umukada yabivuze. Yavuze yuko hari radio igiye kuba yaha akazi umuntu witwa Kasuku ndetse n'uwitwa Bosco Empire bagakorana mu kiganiro wa muntu we bagakora mu kiganiro kimwe. Aranjongera jambo bivuga ngo ni ikosa cyangwa se si ikosa. Ushatse kuvuga yuko kuba twabona ikiganiro gihuremo bano bagabuka ari babiri twavuga yuko igikuba cyaba cyacitse cyangwa se abagiye kubone ku muriro udasanzwe murabyibuka mu isibore byigeze kubera hagati y'uwitwa Emikinege na bapunditi bagimaka ahantu bakibaza bati se ni gute abanyamakuru bakorana mu kiganiro kimwe cyangwa se kuri radio imwe batumvikana. Iyi ni breaking nanjye ubwanjye King iranzanye. Akazi koko kari kagiye gutangwa ku muntu witwa Bosco Empire ndetse n'umuntu witwa Kasuku na radio ndaje nyebabwire babwira icyo bapfuye nuko byari kugenda nyuma yuko abaturage basabi witwa Bosco Empire ndetse na Kasuku yuko ino radio bagiye gukoreramo bagenda bakayubaka neza ku muryango w'Imageragere cyangwa se Madrid. Ibyo mvuga mu byumva neza ni nyuma yuko abaturage
bavuze bati nimba ino radio koko igiye gushingwa n'igitekerezo ni cyiza cyane yuko ngabanganye iki n'ikibogana bano bantu babiruka ari babiri n'ubundi biganiro byaho turabizi ndetse niba abantu bakora ikiganiro ukabona ko gishyushye ndetse ukabona ko ari abantu batajya bavugirwamo nyine bavuga iki barimo ariko ntibavugirwemo wa muntu we abaturage basaba yuko ino radio iramutse yubatswe yagenda ikubakwa hariya i Madrid neza cyangwa se mu muryango mw'abantu mwe wo kuri iriya gereza neza kibaza uti ino radio igiye kuba yashingwa wa mugane gahuriramo umuntu witwa Kasuku n'umuntu witwa Bosco Empire ubundi ni radio katiki cyangwa se ni radio yari kuba ikora gute mw'abantu mwe witwa Bosco Empire twamumenye kuri YouTube byo mubyibuke neza yuko kuri YouTube ari witwa Bosco Empire trendingiye ndetse no kumona ku zindi platform biba bigoranye nitwigeze tubona kora kuri radio cyangwa se na televiziyo atari zikorera online ukibaza ikiganiro bagiye guhuriramo n'uwitwa Kasugo wati none umwuka byara mwe abitwa ba Jihad abitwa ba Pastor Mutesi abitwa ba Tycoon Ndahiro n'abandi narondogwe ngo muraje mu gatore cyangwa se muraje mukabone bitewe n'aba bagabo bagiye guhurira muri kino kiganiro njye nago nyambrekinga inkuru nafitiye gihamya cyangwa se nafitiye fact nabajije uwitwa Bosco Empire nese koko iyo radio irahari cyangwa nagihari anga mfite amajwi y'ibintu yanyibwira ngo King Ira ngi kintu cyatumye nakora kuri no radio nuko kontara itari yakaza ngo nyisinye ariko nanone nago nshoboye kuba nategekwa njye ahubwo nkunda ikintu kijyanye no gutegeka cyangwa se no gukora ibindimo n'ibinogeye mw'abantu mwe ndaje mumvisha no majwe ubundi ngaruke mbabwira nese mwoka byara mwe iyi radio yari gukora gute cyangwa se tunabyinjiramo turebe ubundi yari radio ije kukiza iki cyangwa gukemura iki ku cyumukire yahisemo kuba yahakazi witwa Bosco Empire ndetse na Kasuku ndetse mw'abantu mwe bakajya bahura mu kiganiro kimwe n'uwitwa Jihad wo bita umushu murabizi neza saga iragati umuntu witwa Kasuku n'umuntu witwa Jihad kuntu imeze ariko umukire byavuga ati ngomba gushinga ino ya radio ikiganiro kikajya gihuriramo bano bantu babiri ini breaking naga ari babiri gusa ikiganiro kikazamo witwa Bosco Empire kikazamo Kasuku kikazamo na Jihad mumbwire ngo iyo miriro yari twari kwikizwa n'iki cyangwa se ayo magambo ari gukizwa n'iki nani twari kubona abantu batangiye guhondagurana muri studio bunda bara Kasuku n'uwitwa Jihad mw'abantu mwe cyane yuko ngo twamaza kumenya yuko nasaga bafitanye atari izi mihanda ahubwo ashobora kuba ari n'utundi tuntu bagenda bapfa ku ruhande umva no majwi yes man King Ira ibyo bibore kumbaza ngo by'umukada ngo ya breakinze ubyuko ngo ngiye gukorana ngo na Kasuku kuri radio imwe bira biboro byarabaye man byarabaye ahubwo ngewe ikintu kano kanya kitarakunda ni kubijyanye na contract kandi impamvu nanye contract ishobora kuyigira wenda ibintu bya danger nuko nge ntabwo nkunda gukorera abantu mani uri abantu baba boss nge ntabwo tuye dukunda guhuza kabisa kuba ngende umuntu ukunda ubwigenge ibintu byo kubaho umuntu antwara ntago ibyo ntago njye mbikunda kabisa wetse ko nabonye abaturage nyine bavuga yuko ngo iyo radio bakwiye kuyubaka mu marembo ya Mageragere ariko sinzi impamvu man se ubundi barabona umuntu adashobora kuza kumenya icyo kuvuga n'icyo kutavuga ubu barareba bagasanga ku iyi mihanda ngewe na Gasuku ariko tubantu dufite discipline idahagije ku buryo bavuga ngo radio ngo bakombye kwayubaka ngo mu marembo ya Mageragere kubera ko umukada we yaravuze ngo bano bantu ngo ni ibihanyanswa bibiri ntago byaza kuba byakunda ubwo leta nyine igomba gukumira kugira ngo iyo radio mu byo kuri taba kuko byaza ko ari ibintu bikaze ariko ntaribi ucyo nabo batinya nuko babamenagura nyine amabanga yabo akajya ajya hanze ariko kuri side yanjye sinzi ntago bizakunda ubwo nicyo umukada atamenye kubera ko ngewe ntago njya nkunda gukorana n'abantu babakireka no guhera na kera ibyo bintu nabigerageje byarananiye ahubwo naje gusanga kwihigira ibyanjye ari byo bintu ushobora kuza kuba byambera byiza cyane kuruta uko njya gukorera umuntu ntafite uburenganzira bwo gupanga icyo nkora ari ugomba kumpangira ntago rero ntago staff ntago njya
bimenyera to wenda sinzi Gasuku w'icyo abitekerezaho uri kubyumva kuko ni umushinga nyine umukire we yatekereje abati bano bajama baporopoza tukumva uko bimeze na Jihad yari agiye kujyamo ariko ako Gasuku na Jihad ntago bakorana ngo bikunde. Bera abakobwa bimenye bafitanye amabifu y'umuzi atari showbiz gusa. Nyine makuru nayo ngayo tu wenda umukada wamenye ko izo staff zabayeho arazibreaking naribi ahubwo wenda icyo atamenye ni ukumenya niba contract narayisinye cyangwa ntarayisinye. Ariko kugeza ubu ngubu nta mukire n'umwe mfitanye nawe amasezerano yo kunkoresha ntawe rwose kubera ko ntago mujya mbishobora. So King man ngira ngo ni uko bimeze kabisa. Witwa Bosco Impaya we wamaze kuba yakigarika kano kazi yongera ijambo rivuga ngo nge nago nyambasha kuba nakorana n'abakire cyangwa se n'ingagare kuko nge menyereye kuba nakikorana. Ndagira ngo mbibutse yuko kuva twamenye umuntu witwa Bosco Impaya niwe muntu nziri muri no mihanda narabona ku yindi YouTube channel niye nemwe ngo wenda ngo asinyeho kontara ngo arimo arakoreraho ngo cyangwa se iki itari YouTube channel Bosco Impaya ye nyirizina ubwe akoraho ku giti cye nka we. Bivuze ngo Bosco Impaya yavuze ngo nago menyereye kuba nge nakorana n'abantu mw'abantu mwe nge nkunda kwikora nago nkunda umuntu uzanga nkontorore murabizi ko mu maradiyo ngwamo ngo ba editing ngo nimba ari bakibangwe usani nkuru nyina akabanza bukenyuzamo amaso mbere yuko isohoka ikajya hanze. Nagize amatsiko ndibaza ni Bosco Impaya radio yari igiye kuba akazi niyihe ni Kiss FM ni Isibo niyihe ni Royo ni Flash niyihe yari igiye kubaha akazi. Ndababaza ni mbabarira umbwira izina nanjye nze nibwira abanyarwanda uno muriro mumbwira hino radio yari igiye kubaha akazi korera cyangwa se ngo radio niyihe umva icyo yansubije. Ugenda umva ikiganiro cy'umukada radio n'ubundi arayivuga tu urayivuganye nko mu munota wa 45 ikiganiro nyinshi ya kurangira radio witwa umukadara yivuga ariko nge ntago nigeze mbyiriramo cyane kubera ko numvaga n'ubundi bitandi mu mani yewe ibintu mu mwanya ni bya bintu mbabona bifitiye akamaro ntago gusa nyine izina yari TNT radio station ari ugukora nk'igihe wenda ngo cya nkungera agomba kujya nkora ngo gatatu mu cyumweru nkajya nkora ikiganiro cy'isaha cyangwa se amasaha abiri bitewe nyine n'ibigomba kuza kwa bihari ko n'ubundi kabari radio n'ubundi gukora nka za zindi ngo z'isi radio yagomba kuba ifite n'ubundi na channel yayo nyine ku buryo ibyo muvuga bigomba kuza kwa biri recorded banyuze bakabyezitinga bakanabya uploadinga kuri YouTube channel tu ariko numva ko wenda n'umukiriya gutekerezaho ni achievement ibikomeye cyane. Ariko buri yangiye nemera neza yuko buri umushahara ntago ujyukura umushahara ntago ukura mu gihe wenda ibikorwa byawe byo birakura uko nk'amafaranga wenda naje mpembwa kuri YouTube yari makeya uyu munsi wenda aracyari make ariko nyine agenda yiyongera. Niyo mpamvu rero ngiye ntashobora kuba nafata igihe cyo gutakaza umwanya wanjye ngo ndi gukorera umuntu ngo mpembe umushahara ago birabyo ntago bijya mbishyira mu bwenge bwanjye bukeya ngo bivemo ago bijya bivamo kabisa. Radio umukada yarayivuze man TNT radio station ngira gwaza kujya ku munota wa 45 hafi aho ngaho urabyumva ko yabivuze. Ariko nyine avuga ati bino bintu byaba ari kosa rikomeye cyane umukire yabakoze guhuza bino bije ya bibiri mu kiganiro ati noneho byaza kuba ari ibindi ngayo nguko man. Ngira ngo urabyumva neza yuko radio bayita TNT FM ariko nanone bakaba bagiye gukora profit cyangwa se guprofita ni YouTube channel bari bagiye kuba bafungura. Nagira ngo nawe wibaze uramutse ubonye ikiganiro wenda ari abatumva radio nkatwe twibera ku ma YouTube channel kuri Instagram na hehe uramutse ubonye ikiganiro cyahuremo Kasuku na Jihad ndetse na Bosco Impaya nawe mbwire ngo umuriro wawe umeze gute bajya kuvuga kwitwa fata ku mavuta bakaza nyine bagahondagura. Aricyo cyatumye ngo abantu batinya baravuga ngo mufate ino radio
mugende muyubake mu muryango neza imageragere, ariyo uwitwa Jihad n'uwitwa Bosco Empire ndetse na Kasuku bazajya bakoreramo. Kibaza uti iki kiganiro amuganira mukaduvuga ati bino bihanyanswa nimba ari nibihanyanswa sinzi ko bivuze bihure mu kiganiro ubwo byaza kugenda gute ko haca uwambaye. Murabyibuka neza ku muntu igihe hari saga y'umuntu witwa Regis atandukana na Miki, hajemo akantu ubwo Miki yihuzaga n'uwitwaga promoter, hajemo umukira avuga ngo ngomba gufata amafaranga nkashora muri iyi filime. Filime izahuriramo Regis na Miki baba ex batandukanye ndetse hakazamo naga promoter, ndetse ikindi kintu ngafata bano bantu batandukanye bahoze bakundana akarongera aba main character cyangwa se nkabahuza nkabubakira scene yo kuza kwa actinga bakundana. Giraga ibyo bintu mwarabyumvishe, ndetse no filime yarasohotse nubwo itawe nditakomeje bitewe n'ibiki n'ibiki no kutunguka byose tuzabigarukamo. Bivuze ngo numukire warebye sagari hagati ya Regis n'uwitwa Miki aravuga ati ngomba kwibyaza amafaranga kuko mu Rwanda byakora. Undi mukire nawe aravuga ati nzi ko Bosco Empire ni rutwitse yaje kugutwika nta kintu waza umubwira, ngira ngo ibyo byose murabizi. Arongera aravuga ati uwitwa Jihad nawe n'umushu kandi ntago yumvikana n'abantu benshi cyane cyane b'abanyamakuru bitewe n'ukuntu ngo yiyumva. Arongera avuga ngo uwitwa Kasuku nawe ni rutwitsi ujye ukunda gushyiramo n'utuntu twaswa ngiraga ibyo biyekane mujya mubimwumvana. Undamutse mushyize mu kiganiro kimwe n'abantu ukari babiri byagenda gute? Cyaze nanjye no show najya nyumva nababeshye nanjye ubwanjye ewana, ahubwo umukiriya yatekereje ikintu cya karite, genda ubagurire amazu n'amamodoka bemere kontara kuko nakubeshye nanjye ubwanjye urado najya nyumva kumva ikiganiro cya Jihad Kasuku na Bosco Empire bicaye muri studio bahana ijambo cyangwa se bacana mu magambo, icyo bita gucundi mu ijambo. Iyo niyo yaba ari show ya mbere pe. Ahubwo nimba umukiro wenda ibiceri byaragabanutse akavuga ati kontarirana ne bitewe n'ibyo ba Bosco Empire bamwakaga cyane yuko se uhondi bwo wakanga ibiceri gute na Bosco yabona harimo agatubutse cyangwa se yabona harimo amafaranga cyangwa se ari ibindi berekeza kontara bitara amafaranga cyangwa se bitara akazi. Mamya nashidikanya yuko ari kwemera kontara ayo mafaranga akagenda akayakora n'uwo mugati nawo ukinjira nayo tubicane gakomeza kagira gute ikazamuka. Ahubwo no mushinga nufatwa n'undi mukire nawo wiga avuga ati se wafata bano bantu kare babiri ubundi no gufata ni nko ibyo bintu bashatse gukora gereranya. Fata uwitwa Bruce Melody n'uwitwa The Ben ubagire team. Uramutse ufashe nk'uwitwa The Ben na Bruce Melody ukabahuriza hamwe kuko urumva ibyo nyine urumva iyo team yabo imeze gute cyangwa se byakora gute, iyo miziki abayumva baba bangana gute mwabantu mwe. Ni nkuko n'ubundi uwo mukira avuze ati wafata bano bantu nkabahuriza mu kiganiro hamwe cyangwa se mu kiganiro cya radio kimwe ubundi byacuriki. Ni nko gufata ubundi umuntu witwa wenda imagine nka radio yabikoramo nk'uwitwa Kamarade Faxman ahana ijambo n'uwitwa Pastor Claude cyangwa se Claude G cyangwa se uhita ufata uwitwa Skytu umutereka uwitwa Mukada muri radio imwe mu kiganiro cy'imyidagaduro umbwira ibyo bintu byagenda gute hagati aho ngaho nyine umbwira ubundi ngo byagenda gute hacura iki. Bivuze ngo habagiye kuba umuriro udasanzwe ndetse baba bagiye gutanga show idasanzwe. N'amamvu yo bafata witwa Bosco Empire na Kasuku bakabatereka hariya bakaza bagakubitamo n'umushu kajaza kikubita ku mataka kikora mu bwanwa karabye indimi. Mamya nashidikanya yuko radio ari kunguka ndetse n'ikiganiro cyari kuba ari umuriro ngaye nguko yari breaking inzanye nyuma yuko Mukada yiteretse ariko amakuru yose atayafite. Nje breaking imbazane nuko iyo radio yari ihari ariko uwitwa Bosco Empire yaravuze ati nkizemo akarongo nkizemo n'akadomo ntago nshaka kuva kuri YouTube channel yanjye Bosco Empire ariyo yandeze ariyo yankujije igatuma abanyarwanda mwese mumenya ngo nindangiza ngiye kugenda nirwo mfukamye nyuma y'umukire mugane wambaburi ukamemba kandi nkora ngewe amafaranga kizana. Hayatangaje avuga ati natangiye ngorera amafaranga make agenda yiyongera n'ubu nizeka ziyongera rero nago najya gupfukamira umukire ngo amakazi cyangwa se kontorore ibyo ndimo ndakora. Ino radio yitwa Bosco Empire yari kujya akora iminsi 3 mu cyumweru nkuko mwabyumvishe mu majwi ye ndetse buri muri iyo minsi 3 akajya akora isaha imwe cyangwa se agakora isaha ebyiri. Ariko nanone Bosco Empire nawe ubwe nta makuru afite
Gasuku nimba aremeye kontra cyangwa se yarayakanye cyane yuko Kasuku atibere no mu gihugu cyo mu Rwanda mw'abantu mwe mubyibuke akari amafaranga ari nagatubutse nago yabura kuza nta nubwo ajya mari igihe kinini hanze aragenda hashira nk'umwaka cyangwa se ameza ngakagaruka bivuze ngo na Bosco Empire nagazi umwanzuro Kasuku cyangwa se wajado ngumeze gute bitagutungura ejo mu gitondo ugiye kumva ukumva ikiganiro no kimure mu witwa Kasuku na Jihad mana yanjye yego umuriro mbega ubwoba bwawe ugiye kubaho mbega imirwano muri studio bana isi nijoro nimba mubyibuka muri radar witwa Nesa na Bitkira yavuze ngo ni gute ngo Jado ngo yahaye ngo abanyamakuru ngo batumvikana ngo mwisibo radar mu gihangano cya ibyo ugira ngo uwo murongo mufite boye Nesa na Bitkira nibaze none uhaye akazi witwa Kasuku kamuhuza n'uwitwa Jihad mu kiganiro kimwe ngo abagiye kubiki ariyo mpamvu abaturage bahereye basaba bavuga bati turagusabye wa mushoramari we cyangwa se n'undi muntu biteganya fata ino radio izahuriramo Kasuku na Bosco Empire ndetse na Jihad ugende yubake mu marembo y'imageragere cyangwa se mu marembo ya gereza y'imageragere kugira ngo mubyumve neza cyangwa se Madrid mbona ari wo bakorera neza ibintu byo bigatungana ngaye nguko nyina King Ira ariko mbibutsa yuko umuntu utaranywa ikinyobwa cyangwa se ibinyobwa bikorerwa muri Yego Manufacturers Limited menya ko waguswe Yego waragoswe kambisubiremo nibyo binyobwa unywa bikakugwa neza nicyo kinyobwa wanywa ukabyuka nta hangover bafite ibinyobwa bitandukanye harimo Gorilla Gin hakazamo Lion Heart hakazamo Gorilla Waragi hakazamo n'ikindi cyitwa Reyo Vuduka bino binyobwa uko mbikubwiye biri mu binyobwa ushobora kunywa ugakomeza akazi kawe havuyemo abagore batwite cyangwa se abadamu batwite hakavamo abatwara ibinyabiziga cyangwa se abatwara imodoka n'ibindi binyabiziga byo mu mihanda kireka warangije akazi kawe nibwo wajya kwitera bati noruka nicara ahantu bakazane nkanywe ako nizeye yuko nimba ndi ngiye kunywa Gorilla Gin mu gitondo nta hangover ndi bwumve ndabyuka nigire mu kazi kanjye nge ntago nzambabeshye ngo ni wasinda kuko ni ibinyobwa bisembuye ariko nanone nubwo wasinda ukizirwa n'abavandimwe cyangwa se n'inshuti menya yuko wabyuka mu gitondo ukagenda mu kazi wumva naho ngova cyangwa se umutwe utajegera ibinyobwa byitwa Gorilla Gin mbisubiremo hakazamo Gorilla Waragi hakazamo Lion Heart hakazamo na Reyo Vuduka mw'abantu mwe naho uruganda barwita Yego Manufacturers Limited dukorara mu cyanya cy'inganda igahanga mw'abantu mwe nimutugane tubaranguze ibintu ni kuri promotion nagendo kirimo mw'abantu mwe yes mukane subscribe kuri YouTube channel anje nari King Ira Rwanda nanjye tubana mu biganiro bya buri munsi YouTube channel ye bayita Ira Nation TV ndabakora cyane cha bless